Hero mumeze mute? Muraho mumeze neza? Ni Midwife Dorcas ugarutse. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri topic ivuga ngo kumenya igihe uzabyarira. Ese ni ngombwa ko umubyeyi amenya igihe cy'agateganyo cyo kubyariraho? Yego, ni ngombwa. Bimufasha iki? Kumenya igihe cy'agateganyo uzabyarira bigufasha kuba wakitegura igihe cyo kubyara, ugashaka ibikoresho byawe, imyenda, ibikoresho by'umwana n'amafaranga, kuko kubyara ni amafaranga, ugomba kuba uyafite. Rero gume hano tumenye uburyo wareba igihe uzabyarira. Biroroshye, ntibigoye, ukurikire hano ntucikanwe. Urasoza iki kiganiro umenye neza igihe wakwikorera cyangwa se wakibarira, ukamenya igihe uzabyarira. Rero kumenya igihe uzabyarira tubibara tugendeye ku mihango yawe, ku itariki y'imihango. Itariki y'imihango ni itariki ya mbere waboneyeho imihango. Urugero, turakoresha ingero kugira ngo byorohe. Urugero, niba waragiye mu mihango ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri uyu mwaka 2025, ukayisoza ku itariki 5 z'ukwa kabiri 2025. Itariki tuba dushaka ni itariki ya mbere, iyo ya mbere y'ukwa kabiri. Iyi mihango yaziye ntabwo ari itariki yasorejeho. Ikindi nakibagirwa kuvuga, ntago igihe cyo kubyariraho tukibara tugendeye igihe wakoreye imibonano mpuzabitsina. Oya, tukibara tugendeye igihe imihango uheruka. Akenshi ababyeyi benshi bakunda kubivanga, bakavuga ngo njyewe nakoze imibonano mpuzabitsina ku 10. Oya, ntabwo tuba dushaka igihe wakoreye imibonano mpuzabitsina, tuba dushaka itariki y'imihango uheruka. Kandi nyine nk'uko nabivuze, ku itariki ya mbere waboneyeho imihango, niba imihango yaje ku ya mbere igasoza kuri 3, ubwo itariki ya mbere niyo dushobora dushaka, iya mbere y'uko kwa kabiri. Kubara rero igihe umubyeyi azabyariraho ni formule, nta kindi. Ni ukuvuga ngo niba umubyeyi aheruka imihango mu matariki ya mbere amezi 3 ya mbere y'umwaka, ufata itariki, umunsi ukongeraho 7, ukwezi ukongeraho 9, hanyuma ukabona igihe uzabyariraho. Reka dukoreshe urugero. Umubyeyi niba aheruka imihango ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri 2025 by'uyu mwaka n'ubundi, ubwo uwo mubyeyi azabyara ku itariki 8 z'ukwa 11 2025. Ni ukuvuga ngo itariki ya mbere y'ukwa kabiri, katugendere ku munsi n'itariki cyane, urafata 7 wongere ku itariki ya mbere, ubone 8. Mu kwa kabiri ufate 9 wongereho iyo 2 y'ukwezi kwa kabiri, ubone ukwa 11. Birumvikana ko ababyeyi baheruka mu mihango mu matariki mu mezi ya mbere y'umwaka babyara mu mpera z'uwo mwaka. Niba aheruka imihango ku itariki 20, ngo ni urundi rugero twagiyeho, z'ukwa 3 2025, uwo mubyeyi urazabyara. Urafata 7 nk'uko twavuze ko 7 tuyongera ku itariki, uteranye kuri izo 20 ubone 27. Ufate 9 wongere kuri 3 y'ukwezi, ubone mu kwa 12. Ubwo mubyeyi azabyara ku itariki 27 z'ukwa 12 2025. Iyo ni pariti ya mbere cyangwa se ni igice cya mbere cy'ababyeyi baheruka imihango mu mezi ya mbere y'umwaka. Kambisubiremo, dufata 7 tukayongera ku itariki aherukiraho imihango, tukabona itariki azabyariraho, tugafata 9 tukongeraho ku kwezi aherukiraho imihango, tukabona ukwezi azabyariraho. Rero ko byumvikanye. Twagiye ku gice cya kabiri nanone cy'ababyeyi baheruka imihango mu mezi ahera y'umwaka.
nta nubwo arayahera, guhera mu kwa kane kuzamura. Aba ba mbere ni guhera mu kwa mbere, kwa kabiri n'ukwa gatatu, noneho tugiye guhera mu kwa kane kuzamura. Iyo uheruka imihango ku itariki zihera ku mezi ahera mu kwa kane kuzamura, noneho ufata ku itariki ho ntabwo bihinduka. Ku itariki duteranyaho 7 nk'ibisanzwe, noneho ku kwezi ahandi twongeragaho 9 tugakuramo 3. Urugero, umubyeyi uheruka imihango ku itariki ya mbere y'ukwa kane 2025, uwo mubyeyi azabyara ku itariki 8 z'ukwa mbere 2026. Birumvikana ko umubyeyi uheruka imihango mu matariki mu mezi guhera mu kwa kane kuzamura abyara mu mwaka ukurikiyeho. Niyo mpamvu ubonye ko uwo ku ya mbere y'ukwa kane 2025 ahise ajya kubyara mu kwa 8 z'ukwa mbere 2026. Urundi rugero, dufite umubyeyi uheruka imihango kuri 20 z'ukwa 9 2025. Uwo mubyeyi azabyara ku itariki ukwezi turongeraho 7, tubone 20 guteranyaho 7, tubone 27, hanyuma ukwezi kwa 9 dukuremo 3, tubone 6, umwaka. Birumvikana ko twageze mu wundi mwaka ukurikiraho iyo mihango uyiherukiraho. Ubwo azabyara ku itariki 27 z'ukwa 6 2025. Urundi rugero, umubyeyi niba aheruka imihango ku itariki 30 wenda z'ukwa 12 2025, urumva ku itariki noneho twateranyagaho 7, kandi ubwo ni 30 z'ukwa 12. Itariki 37 ntizibaho. Ukuntu bigenza noneho, nuvuga ngo kwa 12 mu busanzwe tuzi ko kugira iminsi 31. Ubwo kuri 30 haburagaho umunsi umwe ukwezi kurangira. Uwo umwe urawubika, noneho ukongeraho n'indi minsi 6 ikurikira ukundi kwezi. Ubwo uwo mubyeyi ku kwezi n'ubundi ukwezi kwa 12 ugakuramo ya 3 bikaba 9. Noneho 9 kubera ko kwa kwezi n'ubundi kwahise kurangira, ubwo mubyeyi azabyara ku itariki 6 z'ukwa 10. Ngo hita wimuka ukajya mu kundi kwezi. Ya 3 wakuye muri 12 ikaba 9, bigahise biba 10 kuko n'ubundi ya minsi yari isigaye ari mike. 6 z'ukwa 10 2026 ubwo uyu mubyeyi azabyara. Nizere ko byumvikanye. Ufite ikibazo yakibaza muri comment kugira ngo bisobanuke neza. Ibintu by'imibare bikunda gucanga, ariko numva mbisobanuye neza. Ikindi rero tugomba kumenya ni uko itariki tuba tuguhaye yo kubyara ni y'agateganyo. Ntabwo ari bihoraho kugira ngo iyi tariki ari uzabyariraho. Oya, bishobora kujya munsi y'ibyumweru 2, nta kibazo rwose, nta kibazo bitwaye. Umwana wabyara umwana ashyitse kuko aba yaragejeje ibiro, nta kibazo afite. Nanone kandi bishobora kurengaho ibindi byumweru 2, nta kibazo afite. Ese njyayeho imbere y'ibyumweru 2, imbere ya tariki bamaye kwa muganga, hari ikibazo? Nta kibazo. Icyambere ni uko ugira ibise ukabyara umwana ushyitse, isaha y'umwana ikaba ihagije, ingobyi y'umwana imeze neza, ubijya kunda rwose ukabyara umwana muzima, nta kibazo. Ese iyo ndengeje bya byumweru 2 ho nta kibazo? Nabyo nta kibazo. Upfa kubisuha ihagije, ingobyi y'umwana imeze neza, nta kibazo. Ikibazo kibaye iyo bya byumweru 2 birenzeho kuri ya tariki, hagakomeza hakarengaho indi minsi ubona nabise uragira. Ibyo rwose ni ikimenyetso kibi muruza. Ugomba kwihutira kujya kwa muganga bakareba impamvu ibise bitari kuza. Cyane cyane ko iyo bya byumweru 2 bishize, ingobyi y'umwana itangira gusaza, nibashe kuba ikigeza amaraso ku mwana, ndetse n'isuha itangira kugabanyuka, umwana akaba yagira ikibazo cyo gupfira mu nda cyangwa se akagira ibindi bibazo.
iyo bya byumweru 2 birenzeho rero ku itariki baguhaye yo kubyariraho, ujya kwa muganga ukareba uburyo wabyaramo, kuko icyiza nyine kiba ari ukubyara kugira ngo wa mwana ave mu nda kuko yaba yararengeje igihe. Murakoze rero, nizere ko uyu munsi twize twafashe. Ufite ikibazo cyangwa se comment anyandikira muri comment mwamusubiza. Murakoze. Yari midwife cyangwa se umubyaza Dorcas ubakunda. Murakoze. Please share, comment and subscribe kugira ngo ibindi biganiro bizaza uzabashe kubona notification nuko warakanze kukazogera tugakomeza kubana. Bye.